ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Amen. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe. Yeresora mwisi abantu biringiye ubwiza ntibwabarengera, mwisi abantu biringiye imitungo ibaca mu myanya y'intoki, ariko Yesu aguhamagaye. Mwizere, Yesu agufiteho umugambi. Ndeko sikodrayi, Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Hari abantu bafite inzira zitari iz'ukuri mu mitima yabo, ariko Yesu aguhamagaye. Haleluya. Biravuze ngo niwe nzira, niwe nzira. Ninde wasa nawe mwisi cyangwa mwijuru, amavi yose apfukame, Mana ushizwe hejuru, amavi yose apfukame, Mana ushizwe hejuru. Yesu nashimwe cyane bene data nshuti z'umusaraba wa Kristo, abadukurikirana ku Isarura 12 TV. Amahoro y'Umwami Yesu nabane namwe. Tuhagize umugisha ukomeye udasanzwe imbere yacu kuri kamera z'Isarura 12. Dufite umutumirwa n'umukozi w'Imana, kandi Imana imudutumyeho kugira ngo atugezeho ubutumwa. Ndagira ngo tumwakire kandi mumfashe tumwakire, kandi Imana ibahane umugisha hamwe nawe wemeye kwitaba ubutumire, kandi namwe mudukurikirana. Yesu abahe umugisha cyane. Ni karibu sana. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Yitwa Angelique. Ibindi Imana iduhana umugisha. Angelique, amakuru meze ute? Meze neza, ndashima Imana. Amen. Ni karibu. Warahabaye Mana we, warahabaye cyagihe, warabaye Mana we, cyagihe warahabaye turwaye, warahabaye cyagihe, warahabaye Mana we, warahabaye, warahabaye Mana we, warahabaye cyagihe, warahabaye cyagihe, warahabaye cyagihe, ayiwe warahabaye cyagihe, ayiwe warahabaye cyagihe, warabaye cyagiye, byabihe warabinduye Mana, byabihe warabinduye Mana, byabihe warabinduye Mana, byabihe warabinduye Mana. Turashimira Imana. Amen. Ko hari ibihe Imana yagiye ihindura. Turashimira Imana ko hari aho yagiye itubera. Imana yacu ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana ibice 14, turahera ku murongo wa mbere. Haravuze ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Imana ishimwe. Amen. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ibyaguhagaritsa umutima ni byinshi, ariko ndagutangariza kwizera Imana. Haleluya. Abantu benshi bajya bagira inzira zigoramye mu mitima yanyu, ariko Yesu agira inzira nziza. Biratubwiye ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa Data atari we umujyanye. Imana itugirire neza. Bibiliya iratubwiye umurongo wa 2 ngo mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Amen. Amen. Turashimira Yesu waduhamagaye akabona kuduhamagara bidahagije. Haleluya. Amen. Yarangiza akajya kudutegura naho kuzaba.
Imana ishimwe. Turashimira Yesu dufiteho imishinga, turashimira Yesu dufiteho umugambi, turashimira Yesu dufitiye ubugingo. Bibiliya tubwiye ngo nimuhagarike imitima yanyu muri iyi nzira cyangwa se muri uyu murimo w'Imana. Ntuhagarike umutima, urasabwa kwizera Imana. Haleluya. Ukizera na Yesu. Hari abantu bari kwizera ibidafite umumaro, ariko ibyo ngibyo ntabwo byaturengera. Kwizera amazu ntibyaturengera, kwizera amafaranga ntibyaturengera, ahubwo kwizera Yesu byatugeza enikuntrayi mu gihugu cyo mu ijuru. Kwizera Yesu byabasha kudutambutsa aho abandi batabasha gutambuka. Haleluya. Biravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana, ngo nanjye munyizere. Aratubwiye ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Haleluya. Dushimiye Imana ivuga, dushimiye Imana ikora, dushimiye Yesu, turamushimiye ko yagiye kudutegura aho kuzaba. Ahangaha uzaba pasiteri we, ahangaha uzaba muririmbyi we, ahangaha uzaba muhanuzi we. Nta marira abayo, nta kurezivo, nta gutekereza ngo nzambara iki, nta gutekereza ngo nzarya iki. Ahangaha Yesu yagiye kugutegurira. Numwizera azakugirira neza, azaguhoza ayo marira uri kurira, azaguhoza, azakugirira neza. Imana iganze, Imana idushyigikire. Yesu ntabwo yapfuye kuguhamagara gusa, ntabwo ibyo byiringiro ari iby'ubusa. Kuba uri kwiringira ngo Yesu azangirira neza ntabwo ari iby'ubusa. Muzanije burundu ngo ntuhagarike umutima. Repestavodrayi. Urabona bikomeye ariko ntuhagarike umutima. Urabona nta nzira revodrayi, urabona nta gutabarwa. Biravuze ngo nimuhagarike imitima. Hoya, ntuhagarike umutima, ntuhagarike umutima. Uri mu isi ariko niba ufite Yesu ntuterwe ubwoba n'ibyo ngibyo uri kubona. Ntuhagarike umutima. Ndavugana nawe aho uriho hose, ntuhagarike umutima. Izere Imana, izere Imana, wizere Yesu waguhamagaye, agufiteho umugambi, kuko ahari mu ijuru ari kugutegurira aho kuzaba. Kandi aho uzaba ntuzataka, ntuzarira. Ntuhagarike umutima, izere Yesu. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Bibiliya yavuze ngo iyo adahari ababikubwiye. Haleluya. Dushimiye Yesu dufitiye amazu. Tekesika. Dushimiye Yesu dufitiye aho kuzaba. Muri iyi si wabuze aho urambika umusaya, ariko ibyo byiringiro ufite uritese kontra. Ibyo byiringiro rekosika bikomereho kuko Erestai rezomere vodrayi. Mu isi twiringiye abantu baraduhemukira. Mu isi abantu biringiye ubwiza ntibwabarengera. Mu isi abantu biringiye imitungo ibaca mu myanya y'intoki, ariko Yesu aguhamagaye. Mwizere Yesu, agufiteho umugambi. Nekosikodrayi. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Hari abantu bafite inzira zitari iz'ukuri mu mitima yabo, ariko Yesu aguhamagaye. Haleluya. Biravuze ngo niwe nzira hari kuzingia, niwe nzira, niwe uzevodrayi, niwe guhamagaye. Kandi iyo nzira yakunyujijemo akagutandukanya na karande, akagutandukanya na bira byose bidafite umumaro. Haleluya. Agufitiye inzira y'ukuri. Yesu avuga neza, Yesu ari kumwe natwe. Haleluya. Kandi azatugeza aho abantu batatugeza. Yesu azatugeza ahakomeye. Yesu azatugeza mu ijuru. Ntabwo imiryango yakugeza mu ijuru, umugore ufite ntiyakugeza mu ijuru, abantu ufite ntibakugeza mu ijuru, ayo mafaranga ufite ntiyakugeza mu ijuru, ariko Yesu birigo orekitanguwa, utitiranya amazina. Yesu kuzi azakugeza mu ijuru. Komera ushikame, kora umurimo wo guhamagaye. Yesu azakugeza mu ijuru. Ushobora kugendana n'inshuti yawe ikakuyobya, ariko Yesu nazakuyobya. Rerezi kontrasemo. Yesu nazakuyobya muvandimwe. Yesu ari kumwe nawe. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ikomeze kuganza. Ikuvugana nawe ngo guma muri Yesu. Komeza wizere Yesu. Imana itugirire neza. Reka dusome n'irindi jambo ry'Imana tusanga muri Yohana. Imana itugirire neza. Yohana ibice 15
turasoma umurongo waho wa 7 wonyine. Imana ikomeze kuganza. Bibiliya iravuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Amen. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe. Yeresore vodrayi totestasi wigayi. Imana itufashe kandi Imana itudezamo, idutesire vodrayi, iduhe kwifuza eure vodrayi ku imitima yacu. Haleluya, haleluya. Wiringiye abantu baraguhemukira. Niba ufite ijambo ry'Imana wikuka umutima. Biratubwiye ngo nimuguma muri nge. Uyu ni Yesu wabibwiraga abigishwa be, arababwira ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Urasabwa kubana na Yesu neza, urasabwa kugendana na Yesu neza. Musabe icyo ushaka, musabe icyo ukeneye, kubera ko Yesu uko yakizaga kera n'uyu munsi nikagikiza, uko yakoraga kera n'uyu munsi nikagikora. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa ibice 3. Bibiliya ivuga abagabo 2 ngo Petero na Yohana ngo bageze ku rusengero ryitwaga Ryiza, ngo haleluya, ngo aheze vodrayi ngaha ku rusengero ngo hari ikirema, ngo iki kirema ngo cyahoraga gisabiriza. Urasabwa gutunga Yesu muri no minsi ya none, kuko arashaka gukoresha iby'ubutwari. Imana iganze. Ngo aheze kontrayi ngo uyu Petero na Yohana ngo bageze kuri urusengero retosikuwa vodrayi ngo basanga iki kirema, ngo ariko ngo Petero na Yohana ngo nta feza n'izahabu bari bafite. Ngo uyu Petero na Yohana ngo babwira ikirema ngo noneho ntacyo dufite ariko dutumbire, ngo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga ijambo rekostirego ryiza iri kuwasika rivuga ngo Zekire ngo enemostai ngo cyarabatumbiriye w'idesiwa ngo kibwira ko kigiye guhabwa cyangwa se kibwira ko kigiye kugirirwa neza, wenda kigahabwa amafaranga. Ariko Petero na Yohana bivuga ko nta kintu bari bafite, ahubwo muri bo bari bagwije kwizera, muri bo bari bagwije imbaraga. Muri iki gihe urimo Yesu yaguhamagaye, urasabwa kudezamo, kwideza, kugwiza kwizera. Imana itugirire neza, Imana igufashe wa musore we, Imana igufashe wa mubyeyi we, Imana igufashe wa mukobwa we, ugwize ijambo ryitwa kwizera, kuko Yesu yaguhamagaye. Ijambo rye rirabohora, ijambo rye rirarema, ijambo rye rirakora. Haleluya. Ngo enisi wini modrayi ngo iki kirema kirabatumbira, ngo barategeka ati wa kirema we haguruka. Ngo ako kanya ngo ikirema ngo kirahaguruka. Yesu yaguhamagaye, ntabwo yaguhamagaye gutyo gusa. Yesu yaguhamagaye kugira ngo ureze kontrayi, umubere ibendera ryo kunesha, gukoresha iby'ubutwari. Urasabwa kuguma muri we, na Zekire amagambo akaguma muri wowe, kugira ngo umusabe icyo ushaka cyose ugihabwe. Ngo Petero na Yohana ngo iki kirema ngo reze kontrayi ngo barakibwira ngo haguruka. Biravanga ko kanya kirahaguruka, kirabadaduka, ngo kiragenda, ngo kinjira mu rusengero. Imana itugirire neza. Nshatse kuvuga Fodrayi, urasabwa kuguma muri Yesu akagukoresha iby'ubutwari. Urasabwa kuguma muri Yesu akumva gusenga kwawe. Haleluya. Birashoboka ko wasenze igihe kirekire ariko utari muri Yesu. Birashoboka ko wasenze igihe kirekire ariko utari gukizwa neza, ngo ugire n'ubusabane na Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwebwe, icyo musaba cyose muzagihabwa. Mwifurije kuguma muri Yesu. Wiringiye umuntu araguhemukira, mwifurije kuguma muri Yesu. Yesu nazaguhana, Yesu nazagukoza isoni, Yesu nazaguhemukira, Yesu azaguha ijambo, Yesu azakwamamaza. Haleluya. Yesu azagukoresha iby'ubutwari, Yesu azagutambutsa. Imana itugirire neza, Imana iduhana umugisha. Reka dusenga n'Imana. Guma muri Yesu, mukobwa guma muri Yesu, mubyeyi guma muri Yesu, kuko Yesu agufitiye byose.
Imana idufashe, Imana ikwambika izindi mbaraga. Eretaje vodestisi kuwa harazi winima. Imana iracyakora mwene data, Imana yigirira icyizere. Guma muri Yesu we gusa kuko agufiteho umugambi. Haleluya. Yesu agufiteho umugambi, ntabwo yapfuye kugudezi kontrayi, kugukura muri uriya mudugudu gusa, kugukura hariya waruri. Erese kosika yaragufiteho umugambi, yagira ngo azakuze vaya, azakwari vodrayi, azagutunguze ibyo utabasha gukora. Haleluya. Yagira ngo azakugirire neza. Ntabwo Yesu yapfuye kuguhamagara gusa, icyo usabwa urashevo owe giya, urasabwa kuguma muri we, urasabwa kuguma muri we, amagambo yakaguma muri wowe. Nurangiza umusabe, icyo uzamusaba cyose uzagihabwa. Numusaba ubugingo azabuguha, numusaba ubutunzi bwo mu isi azabuguha. Imana itudesta, itudevaya si ewegayi, itugirire neza. Haleluya. Amen. Imana iganze kandi Imana ikomeze kwamamara. Mwakeneza ijambo ry'Imana, reka dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Turagushimye Imana igira neza, turagushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye ijambo ryawe. Turi muri wowe uyu mwanya turategetse, imbaraga zawe zize mu ruhande rwacu, umucyo we nutuvire. Mwuka wera arezi wigayi akore, Mwuka wera akore mu ruhande rwacu, amaso abone turebe ibyo abandi batareba, amatwi yacu yumva ibyo abandi batumva. Ubwiza bwawe mwami buganze mu ruhande rwacu. Dusabye imbaraga, turi muri wowe Yesu, dusabye imbaraga, dusabye kwizera gushitse mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iyi si irarushya, uyu mubiri urahiruhije, ariko data twese mwiza biratubwiye ngo uri inzira n'ukuri n'ubugingo. Duhe guhagarara mu newa guwasika mu nzira yawe twemye mu izina rya Yesu. Niduterwa ubwoba n'ibiduhiga mu izina rya Yesu, kuko uri inzira y'ukuri Yesu, uri n'ubugingo, uri n'ubugingo. Papa ari mwiza Yesu, ngaho komeza kwamamara mu bakomeye ndetse no mu boroheje, komeza kwihesha icyubahiro. Ijambo ryawe rihembura imitima ya benshi, ntabwo ari twebwe mwami, ahubwo uganze utegeke kuko uri data wa twese mwiza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Amen. Nawe Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Usoje ku ijambo ryiza dukunze ridefanze abakozi b'Imana, bavuga ngo nubwo nta mafaranga bagira ngo ariko muri bo bafite imbaraga zo gutegeka ibintu byose bigashoboka. Habwa umugisha n'Imana. Amen.